nta kundi byamaze kwemezwa. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gufunga imiryango yazo hano mu Rwanda. Ibi byatangajwe itangazo yanyuze ku mbuga zazo. Ese wakibaza ngo ni ukubera iki? Ni iki kibyihishe inyuma? Ibyo tugiye kurebera hamwe muri kino kiganiro. Gusa nkwibutsa wowe ugeze kuri uyu murongo bwa mbere, kanda subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro byiza tugenda tubagezaho. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda yatangaje ko ikigo cy'Abanyamerika gikorera mu kigo cya Ambasade i Kigali gifunze by'agateganyo guhera tariki ya 3 Gashyantare kugeza igihe tutazi. Ese ni iki kibyihishe inyuma? Byose tugiye kubirebera hamwe muri iyi video. Mu myaka myinshi ishize, America Center yabaye ahantu h'ingenzi ku banyeshuri, abakozi b'inzego zitandukanye n'abaturage muri rusange, aho babonaga ibitabo by'icyongereza, aho kwigira amasomo, ibikorwa by'umuco n'amahirwe yo guhura no kungurana ibitekerezo. Ariko ubu ngubu ibyo byose bigiye kwitwa amateka. Mu itangazo ryashyizwe ku rubuga rwayo, Ambasade yavuze ko uku gufunga by'agateganyo biri mu mpinduka rusange mu mikorere yayo. Bivugwa ko ibigo byinshi bya Leta za Amerika bikorera hirya no hino ku isi nabyo byafunzwe by'agateganyo, ahanini bitewe n'ihagarikwa ry'imirimo ya Leta ya Amerika izwi nka government shutdown. Ihagarikwa ry'imirimo ya Leta ya Amerika ribaho iyo ingingo y'imari ya Leta itaremezwa ku gihe, bigatuma serivisi zimwe na zimwe zihagarara by'agateganyo. Ambasade yagize iti, nubwo iki kigo gifunzwe by'agateganyo, intego yacu yo guteza imbere imyumvire no gushimangira umubano hagati y'Abanyarwanda n'Abanyamerika ntizahindutse. Nubwo inyubako ya America Center ivuga Ambasade itazaboneka muri iki gihe, Ambasade yatangaje ko izakomeza kwereka ndetse no kwegera abaturage binyuze mu ikoranabuhanga, harimo amasomo yo kuri interinete, ibiganiro by'umuco n'izindi gahunda z'uburezi zikorerwa kure. Ku baturage ba Kigali by'umwihariko abanyeshuri n'abanyamwuga basanzwe bifashisha serivisi z'iki kigo, Abanyamerika baba mu Rwanda, ku gufunga bisobanuye gushaka ubundi buryo bwo kubona aya mahirwe binyuze mu bigo byo mu gihugu no ku mbuga za interinete. Nubwo uku gufungwa ari inkomyi y'igihugu gito, hari icyizere ko iki gikorwa ya America Center izasubukurwa, imirimo ya Leta ya Amerika imaze gusubira mu buryo busanzwe. Gusa ibi ntibyizewe kuko Amerika isubiye inyuma gatoya. Mu mwaka ushize wa 2025 yahagaritse gutanga viza ku bihugu bigera muri 75 bitabasha kurondora hano, gusa harimo u Rwanda n'u Burundi.
ambasade birumvikana zahise zigira akazi gake, suspended operation, kuko abaturage bazigana bahise bagabanyuka. Byumvikana ko n'abakozi batangaga serivisi muri izi ambasade nabo bahise babura icyo gukora. Ese wakibaza ngo ni ukubera iki Amerika ikomeje gufunga ambasade zazo mu bihugu bitandukanye, zikanima viza ibihugu byinshi cyane, ibihugu 75? Ni ibihugu byinshi. Wakibaza ngo ni ukubera iki? Mu by'ukuri perezida w'iki gihugu Trump mu itangazo yanditse kuri X yavuze ko ambasade zitagomba gukomeza kubera Amerika umutwaro, dore ko Amerika uyu mwaka izakurikiza gahunda yise consolidation, bisobanuye kugabanyura amafaranga Amerika yashoraga muri ambasade, mu bikorwa bya ambasade, dore ko bivuga ko ambasade zikoresha amafaranga menshi cyane muri gahunda zayo. Wakibaza ngo ibi bizakora gute? Amerika ivuga ko nimba mu Rwanda no mu Burundi ndetse n'ibindi bihugu byinshi byari bifite ambasade za Amerika, igomba kwihuriza hamwe, aho igihugu kirenze kimwe, ibihugu 2, 3 bigomba kwihuriza hamwe bigahurira kuri ambasade imwe. Ibi bizafasha iki Amerika? Nimba uri umushoramari, reka dufate urugero, nimba uri umushoramari ufite kampani 5 zikora ikintu kimwe, buri kampani ifite abakozi 30, kandi abo bakozi 30 bose ubahemba, bivuze ko kampani 5 zizaba zifite abakozi 150 ihemba. Ni mu gihe nufata umwanzuro ko izo kampani 5 zishingira kuri kampani imwe, abakozi bazagabanyuka. Byumvikana ko n'amafaranga ubahemba azagabanyuka. Ibi nibyo Amerika ishaka gukora. Ibi ndetse yamaze kubikora, yatangiye kubikora. Urugero, guhera muri 2021 serivisi za Amerika muri Pakistan, Kabul, zimuriwe Doha, Qatar. Urundi rugero, serivisi za Amerika muri resto nazo zimuriwe muri Afurika y'Epfo. Ubwo n'ahandi nuko bigiye kujya bigenda, kandi binasobanuye neza ko Amerika amafaranga yatangaga azahita agabanyuka. Gusa nimba uri umunyamerika wabaga hano mu Rwanda cyangwa se mu Burundi, abaturage basanzwe, abanyeshuri bakeneraga kujya kwiga muri Amerika, bagakenera na serivisi zitandukanye muri ambasade, bashaka gutembera mugakenera serivisi zo muri ambasade, mwese turabihanganishije mu gihe Amerika tarongera gufungura. Dutegereza twihanganye. Rero nimba ari ubwa mbere wari ugeze kuri uyu muyoboro w'ibiganiro byiza tubagezaho, kanda subscribe ndetse no kunzogera, kandi like, utanga igitekerezo muri komenti kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro byiza tudahwema kubagezaho
hano kuri Angel and Rosie News, naho nge nari Mr Angel. Duhurire mu kindi kiganiro.